Ikaze kuri Merance TV show, ndagushuje cyane wowe ukomeje kunkurikira. Turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 16. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe igidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ahangaha ijambo ry'Imana riri kutubwira urukundo icyo ari cyo. Urukundo rero rugaragarira mu gukorera abandi, ntabwo rugaragarira mu kwirebaho wenyine. Yesu yaduhaye icyitegererezo cy'urukundo, ni ukuvuga ngo gutanga ubuzima bwacu ku bw'abandi tukabitangira, ndetse bakabasha kubaho babikesheje twebwe. Icyo ni Imana ibishaka, kugaragaza urukundo ku bandi. Ni ukuvuga ngo hano rero ni ugutanga ubuzima bwacu ku bandi nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nanone gukunda bagenzi bacu nk'uko Yesu nawe yadukunze, ibyo ni byo Imana ibishaka. Urukundo rero si amagambo, ahubwo ni ibikorwa byiza dukorera abandi. Hano rero Yesu adusaba kumukunda ndetse tugakunda n'abandi. Nakubwira ngo rero wowe unkurikiye, haranira kuba uwa Yesu. Ubwire Yesu uti nyemerera mbe uwawe mwami nk'uko wankunze, kandi ubwire Yesu uti nyemerera ngo usange nkwinginga kugira ngo ubane nanjye iminsi yose, kandi usabe umwami wawe aguhe kwiyoroshya, aguhe guca bugufi, aguhe kumusenga, aguhe kubana nawe, kugira ngo byose byawe bigende neza. Yesu rero musabe agufashe abane nawe, kandi niwe Yesu ukwiriye kwiringira gusa, nta wundi n'umwe. Musabe rero akuzuza umwuka we wera, uwo mwuka akuyobore mu buryo bwose, kandi bose bazamenya ko uri umwana w'Imana, bazamenya ko ubana na Yesu, bazamenya ko Yesu yagutoye kugira ngo nawe ube icyitegererezo, wera imbuto nziza mu bandi cyangwa se muri bagenzi bawe. Ahangaha rero icyo dusabwa ni ukugira urukundo ku bandi, kuko nicyo Yesu aduhamagarira, gukunda abandi nk'uko yadukunze. Nk'uko ijambo ry'Imana rero tubwiye, urukundo nyakuri rugaragarira mu bikorwa, kandi Yesu yatanze ubuzima bwe kubera urukundo yadukundaga. Natwe dukwiriye gukunda abandi, tugatanga iby'ingenzi kuri bo, no kuba twakorera abandi ibijyanye n'urukundo. Urakoze cyane kunkurikira. Twarebaga ibyo dushobora gukorera abandi kugira ngo tubeho mu rukundo, kandi tubeho tutishishanya, tubeho nk'uko Yesu abyishimira. Saba rero Yesu umubwire uti mwami mbe uwawe, kandi umwinginge, uhore wiyoroshya, kandi umusenge, nawe azagutabara. Niwe nyiri byose, niwe utanga imbaraga zo kunesha, niwe utanga gukunda abandi, niwe utanga byose dukeneye. Yesu nawe rero azakugirira neza, kandi nawe uzagirira bagenzi bawe neza. Reka ngushimire, nkubwire ngo wakoze gufata umwanya wawe ukankurikira. Dusubire mu kindi kiganiro.